ndabihamya kuri Mana, ibyo ukora byose Mana birabyemeza, ndabihamya kuri Mana, ibyo ukora byose Mana birabyemeza. Rero urumva nageze mpita nanabimubwira, narambeshye n'ubu naguri mama wanjye baramwishe nyine, kandi urumva narimo mubwira ibintu mubwira umwana we, uwo mwana we niwe wari ifuraye nawe, noneho ahita ababara ati se kubera iki bamubwiye ko ntari mama we, nawe ahita ababara cyane, mbese ziba situation mbi pe, uwo munsi ntabwo nshaka kuzabibagirwa. Mwongeye kwirirwa neza abakunzi ba One Fox TV show. Amazina yanjye ni Rosette Roxy. Twicaye hano Classic Hotel, ni ahantu heza cyane ho gutembera, ni ahantu ushobora gusohokana n'umukunzi wawe, ni ahantu heza ndahabatuye. Mugane Classic Hotel babaye serivisi nziza mwifuza. Uyu munsi rero twakiriye umama mwiza cyane cyane, ariko abenshi bamuzi ku buhanzi. Twishimiye kukwakira kuri kamera za One Fox TV show. Murakoze cyane. Watangira twibwira amazina yawe? Amazina ni Jessica Mucyowera. Kuri kuvuga gake se? Jessica Mucyowera niyo mazina yanjye. Jessica. Ni Jessica ni Jessica? Ubundi ni Jessica, ariko kwiranga muntu banditse Jessica. Yego. Bitambikomeza gutyo. Uranyangana rero nge ndavuga Jessica. Yes. Jessica, tugiye kuganira ku bintu bibiri. Turabanza tuganire ku buhanzi bwawe, and then nyuma dukomeze n'ubuhamya bwawe. Twabonye ufite ubuhamya bwiza, ibyo ari byo byose nkeka ko bushaka guhindura societe hano hanze. Tugiye gutangira rero n'ubuhanzi bwawe. Wavukiye hehe? Navukiye Kibungo, mu ntara y'Iburasirazuba. Uri umumama w'abana bangahe? Uratubwira nyine muri rusange. Mama w'abana 3, abakobwa 2 n'umuhungu 1. Watangiye kuririmba ryari? Nakuze ndirimba, sinavuga ngo nabitangiye iki gihe, ariko wenda igihe abantu bamenye ni muri 2012, ariko naho narindi nararimbaga. Nakuze nisanga ndi muririmba. Impano se wayivumbuye ryari? Wabikomoye kuki kugira ngo uririmbe? Hamya ko nabikomoye ku Mana, hanyuma kugira ngo menye ko bindimo, nigaga nko muri secondaire, najya kumva indirimbo ziraje, nicaye mu ishuri nkabura amahoro, ngasohoka nkajya hanze nkabiririmba, noneho nkasigara nibaza si indirimbo ni nshyashya cyangwa nayumvise ahandi, nkaza kwisanga nkumva ni nshyashya. Rero nza kumenya nyine ko hari ikintu kiri muri jewe. Wow. Winjira muri korali Injili Bora, ni iki cyakugoye ukigera muri korali? Ni indirimbo z'Iswahili. Byagenze gute tubwire? Injili Bora nasanze hari indirimbo z'Iswahili kandi sinakundaga kukiririmba cyane. Noneho barafite indirimbo ivuga ngo jeshi lijapojipanga kupigana nami, moyo wangu hautaogopa, vita vijapo jitoke angambo zote hata hapo. Yari amagambo akomeye, urumva ko nyavuga n'ubu ngubu kugira ngo umuntu abashe kuyasubiramo ni atari. Rero barabivugaga kugeza ubwo nyine muri korali banyise jeshi, byarananiraga kubivuga nkarya indimi. Ekada. Kweri utaruzi Igiswahili. Nibyo bintu byangoye. Nyuma se n'ubundi mwakomeje kuririmba mu indirimbo z'Igiswahili, warakize se cyangwa byagiye biza? Cyo mu ndirimbo narakize ndashimye. Wow. Ugeze muri korali, utangiye kuririmba, hari indirimbo waba warahimbiye korali? Yego. Indirimbo nahimbiye korali ni nyinshi.
kuririmba ku giti cyawe se byo wabitangiye ryari? nabitangiye nko muri 2018 nibwo nasohoye indirimbo yanjye ya mbere. Uragerageza wongera ijwi? Yes, nko muri entre 2015 na 2018 ntekereza ko aribwo nasohoye indirimbo yanjye. Sinibuka neza indirimbo yanjye ya mbere, nibwo nahise ntangira career solo, ntangira kuzajya nkora nanjye nyine. Ese kuririmba ku giti cyawe byagufashije iki, byaguhinduye iki kuri wowe? Wenda icyo byampinduyeho ni uko ubundi urumva nakoreraga mu itsinda, n'ubu ngubu ndacyarikoreramo, kandi kariyeri yanjye nifuza ko izaba uruhererekane mu bana banjye wenda no mu buzukuru. Rero icyo byamfashije ni ukugira ngo ndeme umurage muzima, ndaga abana banjye ikintu gifatika nyine gifite inzira nyayo. Uyu munsi ndi gutunganya inzira y'abana banjye. Hanyuma icyo byamfashije ni ukumenya ese hano hanze koko bankunda mu itsinda cyangwa bankunda nkanjye ku giti cyanjye. Naje gusanga rero abantu bishimira ibyo nkora cyane, byamfashije kumenya nyine public mfite uko ingana. Wow. Ni iki cyaguteye kuko wamenyekanye cyane uri muri iyo korali Injiliboro? Ni iki cyaguteye kuba wahitamo no kwikorera ku giti cyawe? Nari maze kubivuga, nifuza kuzabiraga abana banjye, kandi urumva ntabwo waraga abana ibintu biri muri rusange, bisaba ko ukora ibintu nyine ukabereka umurongo w'ibintu byawe. Ntabwo waraga abantu ikintu cyo mu itsinda runaka, uraga umwana ikintu nyine cyawe. Rero nashaka ubu ndi guharura inzira ye, kumwereka ngo mama n'uyu yaririmbye izi n'izi zimuvana aha zimugeza aha, uyu munsi n'uyu nguyu, ku buryo nawe azavuga ati ibintu mama ari kumbwira ni ibintu koko bifite umurongo. Yego. Ese Jessica, ni wowe wiyandikira indirimbo? Yego. Nk'iyo uri kwandika indirimbo se ugendera ku ki? Cyane ngendera ku magambo ari biblique, verset biblique. Umuntu ashobora kubwiriza ijambo nkarikunda, igihe kimwe naba nicaye nkahita numva amagambo aramanutse akubiye muri rya jambo ryamfashije. Nshobora kwicara nkatekereza nk'amateka, nkatekereza nyine ibintu bisanzwe mu buzima busanzwe, nkumva amagambo runaka aramanutse agendanye nyine na melodi, akaba indirimbo. Rero biterwa n'indirimbo iyo ariyo. Mu ndirimbo zawe umaze guhanga, nihe ndirimbo igushimisha ukunda? Ndabihamya. Waduha kapera? Kuko hari abantu benshi nyine bakuzi, bakunda ijwi ryawe, rero ntabwo waducika utaduha akapera, ntibibaho. Duha akapera turyoherwe n'ijwi ryawe. Ndabihamya kuri Mana, ibyo ukora byose Mana birabyemeza. Ndabihamya kuri Mana, ibyo ukora byose Mana birabyemeza. Uzi ko numvaga wakomeza, cyokoze ufite ijwi ryiza, kandi nyine indirimbo zawe zirimo message zishobora nyine guhindura abantu bari hanze. Indirimbo zawe nagiye numva harimo ubuhamya. Rero ntatinze nashakaga yuko twinjira noneho mu buhamya bwawe. Nabonye ubuhamya bwawe wari uri kubutanga kuri TV runaka, hanze ufite abakunzi benshi, noneho umwe mu bakunzi aravuga ati wazatabaye ukadutumirira Jessica akaduha ubuhamya, ko afite ubuhamya bwiza. Rero nashaka kugira ngo twinjire noneho mu buhamya bwawe. Ubuhamya bwawe ubundi bumeze bute? Njye narabwumvise, ariko hari abantu bari hanze batabuzi. Ubuhamya bwanjye se nabivuze. Uragerageza wongere ijwi. Ubuhamya bwanjye wenda muri makeya, ko wenda sinabivuga bwose. Nabivuze ko navukiye Iburasirazuba. Yego.
mvuka mu 1991 tariki ya mbere Uracyari z'ukwezi kwa gatandatu Wow. ndakuze Eh, hanyuma mu 1994 mama baramwica apfana n'uwankurikiraga oh. murumva ko nari ntaragera ku gihe cyo gusobanukirwa mama ngo ninkura nzamenye ngo mama n'uyu. Kugeza uyu munsi uretse kumubona ku mafoto ntabwo namenye ijwi rye cyangwa se isura. Yego. Urumva rero nasigaranye na papa, sigara turi abana batatu, abahungu babiri nanjye, ni nanjye wari muto. Rero papa agorwa no kundera, urumva muri iyo situation yo gutunga umukozi w'umuhungu, abana b'abahungu akarira noneho n'umukobwa kandi ari uri bubashakire ibintu byose biramugora. Rero hanyuma aza kumenya ko nyogokuru wanjye yavuye Uganda, yatahutse mu gihugu cy'u Rwanda, aragenda arambwira ati nguyu mama, ko ngo nahoraga mubaza mama ari he, mama ari he, urumva nari umwana sinari nzi ko bimeze. Yego. Rero ndagenda arambwira ngo nguyu mama wahoraga umbaza, bitangira ngo nibyo koko. Rero nyuma nza kureba muri album ndi kumwe na musaza wanjye nkurikira, nkamubwira ngo dore, nkamwerekanye nyogokuru nkamubwira ngo dore mama, akambwira ati oya uyu ntabwo ari mama ahubwo ni mama wa mama. Akambwira ati oya uyu nguyu ni mama wa mama, dore mama wacu ni uyu nguyu. Abantu wese ko namuzi ari he, arambwira nyine yarapfuye, ariko urumva ibyo bintu yambwiraga ntabwo nabyumvaga. Rero nyuma nyine yo kusobanukirwa ukuntu ibintu bimeze, naje guhinduka muri jewe, nza kumenya nyine ko madahari, ndabimenya byose uko bimeze, bita bimpundura jewe uwo narindiwe, mbaho ndi umuntu ubabaye w'agahinda kenshi. Byari bigoye ko hari ikintu ushobora gukora kikanezeza, kandi abantu bose bahoraga bishimye, nabonaga ari uko bafite ababyeyi. Kuko njye na papa nari mfite tutabanaga, nyine nkabona hari impamvu nyinshi zo gutuma mpora nigunze. Icyakora icyo nshimira Imana, byatumye negera Imana, ko nabonaga ariyo gisubizo cya byose. Nkajya mu masengesho kenshi, abantu banzi kuri EPR i Rwamagana, nakundaga kuba ndi mu masengesho kandi nari nkiri umwana. Ndi mu masengesho nkegera Imana. Nyuma rero hirya y'ibyo bikomere, Imana yaje kunyomora, ndakura, nisanga impinduriye ubuzima, noneho mbaho nishimye, mbasha kubana n'abandi. Ubundi byarangoraga, sinabashaga kwisanzura ku bantu, sinabashaga ufite nari umuntu uri aho ngaho umenya ibye, akarira akihoza akimenya iyo ngiyo wenyine. Ariko uyu munsi nyine naje kugaruka mu buzima busanzwe, umenya kubana n'abantu. Ndashimira Imana rero yanyomoye. Ni ubuzima butari bworoshye, mu gahinda gusa. Ku munsi wa mbere ukimara kumenya yuko wowe wita ko ari mama atari we mama wawe, muri wowe wiyumvise umeze ute? Dushushanyije nko kuri uwo munsi wiriwe umeze ute? Niriwe nabi, nararize, ndarira cyane cyane. Subiye mu rugo nanabimubwira nyine uwo nita mama, kubera ko byari byarangiyemo n'uyu munsi sinshobora kumwitanya ko kuraba ni mama, kwa niyo muhamagara mama. Rero urumva nageze mpita nanabimubwira, narambeshye n'ubu ntabwo uri mama, mama wanjye baramwishe nyine. kandi urumva narimo mubwira ibintu mubwira umwana we, uwo mwana we niwe wari imfuraye nawe, noneho ahita ababara ati se kubera iki bamubwiye ko ntari mama we, nawe ahita ababara cyane. Mbese ziba situation mbi pe, uwo munsi ntabwo nshaka kuzabibagirwa kuko nawe yarababaye cyane. Ako nyine nta yandi mahitamo. Mboneraho no kubwira abantu, nimba ufite umwana urera utaramubyaye, mubona ageze mu gihe koko yasobanukirwa ibintu byose, mwicaza umubwiza ukuri, kuko iyo abyimenyeye birababaza cyane. Birababaza. Nashaka kubaza, nk'iyo wabaga uri mu gahinda udafite umuntu wabwira agahinda kawe, wabigenzaga gute? Wabyitwaragamo ute? Ni ukuvuga ngo nkimara kumenya ko nyogokuru atari mama, ikintu cyose yakoraga nacyambikaga iyindi sura. Nabonaga ko nyine niba nkubise nuko atari mama, uretse ko nawe byamuhinduye. Nkimara kumenya ko atari mama nawe yarahindutse. Nyine urumva narahindutse, nawe bimutera guhinduka. Rero hakabaho inshuro nyinshi, hari nk'igihe yakundaga kumbwira ati ese uba wumva uwo mama wawe ukubabaza ngewe atari umwana wanjye? Nkumva ntabwo ari kumva uburemere bw'uburyo nifuza mama wanjye. Rero nkigunga,
nkarira cyane. Akenshi muri iryo joro niho nakundaga kurota inzozi, karota nyine amagambo meza y'ijambo ry'Imana, nkunda kumva mu rusengero nk'umuntu wabwirije akongera akangaruka imbere akabwiriza, bugacya mu gitondo numva basi naruhutse. Ariko byaje kugera ahantu noneho ntamubwira ukuntu mbyumva, kuko iyo namubwiraga ngo ndashaka mama, we noneho yahindukiraga ari kumbwira nabi. Urumva nabaga ndi kumwibutsa nawe umwana we. Yesu noneho agahindukira ari kumbwira nabi, ngiye nkamubwira ndumva nshaka mama, ndashaka kumenya ahantu mama kinguye. Ubundi mama kubera iki bamwishe, ufite nkamubaza ibintu adashaka no kuvugaho, nawe adashaka no gutekereza. Rero akambwira nabi, yambwira nabi rero nanjye nkagenda njyenyine nkajya kwigunga. Najya kwigunga rero akenshi nyine narariraga mu ijoro. Byaje kugera ahantu ushobora kurira n'umuntu turyamanye ntiyumve ko ndi kurira. Kandi byatumye n'ubuzima bwanjye bundi bwose, niyo nababazwaga n'ikindi kintu cyose kitari ayo mateka ya mama, simbivuge, singira umuntu n'umwe mbibwira. Icyo gihe warigaga? Yego. Ubwo se waratsindaga cyangwa wari waraheranywe n'agahinda nyine? Byaranyangije mu masomo yanjye kugeza uyu munsi, ntabwo nize neza. Nize ndi mukuru, mbose nari mukuru cyane, ariko hari amashuri nagiye nsubiramo. Yego. Kubera ibyo bintu. Najyaga ku ishuri abantu babona nyine nta kibazo, ariko nagera mu ishuri ugasanga ndasohotse nigira nka hanze kuri toilette nkarira, afite kumva ndashaka mama nyine, nkumva ndamushaka. Ni ibintu nyine numva n'ubu nashaka gutekereza. Oya nta kundi. Ukiri muri icyo gikomere nyine cyo kuba waramenye ko mama wawe yapfuye bamwishe, nk'iyo abasore bazaga kugutereta kandi urumva of course wari ukeneye umuntu ushobora kubwira agahinda kawe, wabigenzaga gute? Urumva nabaga mu rugo ahantu nderwa. Buriya nubwo aba ari nyogokuru ariko ntabwo aba ari mama wenyine, uburerwa mu rugo kwa runaka. Rero yakundaga kumbwira ati ugomba kwitwara neza, ujye umenya ko bakundagije. Umukwe wanjye atazangaya ko nareze nabi. Agakunda kuntokinga ambwira amagambo nk'ayo. Bigatuma nanga abasore cyane ku rwego rwo hejuru. Kuko umusore wese washakaga nko kunyaprocinga agira ikintu ambwira, nkasa nk'ubibona gusa ko yabaye nk'unyegera. Natekerezaga ko ashaka kuntera inda, gutuma nyogokuru bazamufata nabi, ko yandeze nabi. Numvaga nyine nta kintu cyiza na kimwe nyifuriza. Nakuze muri iyo sura yo gufata nabi abasore. Ngewe umusore wa mbere twakundanye nigaga mu wa 4 secondaire. Maze gusobanukirwa ikintu cyose, bino bintu bya copinage oya nabyo naciyemo. Abasore najyaga mbona nyine ari abantu babi noneho bo kugukura naho waruri, kandi naho nabonaga ubwaho atari heza. Nabonaga ari abantu bo kunkuraho naho narindi. Ufite ngewe agahinda kandi sinigeze nshaka kugira umuntu n'umwe nkabwira, uretse igihe kimwe grand frère mukuru we hari igihe yazaga mu rugo nkamubwira ariko bimeze gutya, kuko urumva ibyo bintu byatumaga nitwara nabi. Sinkunde nyogokuru wanjye nkuko nagombaga kumukunda. Ibintu byose nyine yambwira ugasanga ndi kwigunga, agakunda nyine kundega cyane ko nigunga, nyine mba mfite umushiha, ibintu nk'ibyo. Rero grand frère akaba niwe cizanga mubwira, ariko mama nubwo avuga ngo mba naraka, ariko ni kubera izi mpamvu zinize, ariko nawe nabimubwiye maze gukura. Arambwira ati ese nuko bimeze? Ndambwira ati noneho nibwo rero nawe yambwiye ati humura, tuza, mama nubwo yagiye ariko yaradusize, ngewe nzakumenyera ikintu cyose. Atangira noneho kunyitaho, nkabona nkabona kuri Sevarante akabamagara ati sheri wanjye, akanyohereza amashokora. Ufite atangira nyine kunyitaho, niwe muntu natangiye kwenda kubwira bikeya mu byari biri ku mutima, ariko nawe ntamubwira byose. Igikomere wakimaranye igihe kingana gute? Akimaranye igihe kinini kuko cyakize maze kubaka urugo. Nk'uwo muri kumwe ubu ngubu ntabwo byamugoye kugufatisha? Tubwire. Birumvikana, ufite nyine umuntu yagiye kubaka agenda ari wa wundi. Nge rero nagiye kubaka ndi wa muntu utavuga buri kimwe, ndi wa muntu ubabara agaceceka gatuza. Ngewe nababaraga nibwo nitondaga cyane. Iyo nababaraga nibwo nabaga ntuje ibintu byanjye nkakomeza nkabikora neza, ariko
nta jambo ryanjye ishobora kumva. yego kandi noneho ngewe umugabo ashaka ngo nimba mbabaye nimba nishimye mwereka amarangamutima yanjye. Akenshi niyo naba nishimye cyane nkifata we rero aza kubibona ko ariko meze uko yambajije nyine urumva n'ubwo buzima bwose yarabuzi we noneho mubwira byose mpamya ko hari n'ibyo ashobora kuba azi wenyine nta undi muntu ubizi. Rero aza kugenda ambwira ati reka tube inshuti twe kuba umugabo n'umugore tube inshuti niba wumva hari akantu kaje ku mutima wawe ihutire kukambwira kaba kabi kaba keza ufite nza kwisanga mubwira nyine ahubwo noneho we umwanya ukamubana buto kunega warirekuye mbese cyane ku buryo nyine nshobora kuva hano nkambwira twahuye na runaka dutangira gutya tugenda gutya urumva simbona umwanya wo guhisha akantu kariko kose. Yes. Tubwire rero kubana n'igikomere uri umukobwa uko biba bimeze. Ibyo ari byo byose hano hanze hari abakobwa bafite ibibazo byinshi bumva ko nyine wenda batasubizwa. Tubwire uko byari bimeze uburyo witwaraga n'icyo gihe. Mu by'ukuri uretse Kristo naho ubundi kubana n'igikomere cyaba icyo cyangwa ikindi byangiza umuntu kuko ngewe byari byaranteye kuvuga ngo sinzashaka vuba nkumva nzashaka ndi umuntu mukuru wubatse ubuzima wabonye amafaranga nanjye nkabasha kurya icyo nshaka nkabaho uko numva mbyifuza mfite nkenjoyinga ubuzima kuko nabonaga narabayeho mu buzima bukakaye kugeza igihe nyine menyeye ubwenge. None nkavuga sinzahita nshaka kuko numvaga gushaka n'ubundi nzajya mu rugo umugabo akangenzura akantu kose ndavuga oya nzabanza nige ndangize kaminuza nshaka akazi mbona amafaranga nanjye njye ahantu nibane njye nyine mu nzu njye ibintu nshaka nk'ibintu nshaka njye ahantu nshaka nta umuntu mbaza ngo batashye sangaye mbese nyine ibyo bintu by'amarimite biveho ko njye nakuze banganira pe. Mama nyine nyogokuru yaranganiraga nagera mu rugo papa kanganira ngo umukobwa umwe none bakanganira kandi mu by'ukuri nta kintu kibindimo nagiye gusenga bakanganira kubera icyo ari ku bundi muri peta nijoro saa 12 nyine bakambuza nyine ibyishimo ngewe numvaga ari byo byanjye cyane numvaga nshaka kuba mu rusengero ma repetition materaniro masengesho numvaga ari bwo buzima bwanjye ariko rero noneho ntibambohore ngo mbikore ndi free. Rero numvaga nshaka kuzagenda nkisanzura noneho nkabona kubaka. Sasa bura n'umugabo mfite ibyo bintu yashaka nko kumbwira ibintu byo kubaka nkumva simbyumva guta umuntu ashobora kubaka atararya ubuzima gute nshobora kujya muri stress nanone y'umugabo uzajya umbaza ubundi numvaga nyine ninubaka n'ubundi umugabo azajya nshyira ku nkeke ntatume wenda mbohoka ngo nkore nta n'ibindi bintu binashaka kujyamo ufite kuba free mu murimo wo kuririmba nakoraga. Nkumva rero nshobora kuzanjya mu repetition akanyura kare tuke n'ubundi twaririmbanaga akazajya bikora akanyura kare taha vuba mu rugo batakubwira nabi no kuvuga none nitunabana icyo gihe yakubwira ngo utahe kare se mwari mwaratangiye gutirika twakundanaga mwari inshuti bisanzwe urumva ari president wa korali akabaza ubuzima bw'abaririmbyi rero ngiye arazi ibyanjye ko bimera nkamubwira ko iyo ntashye ninze papa ajya babara akambwira nabi agakeka ko wenda hari ibindi bintu bibindimo noneho twaba twibereye nko mu ivuga butumwa nkabona arambwiye ngo nisohoke tuvugane gufata moto agahita negera moto nkavuga noneho nindamuka mvuye muri ubu buzima nkajya kubaka nabwo bikagenda uko noneho waza kumva ndashaka kuzabanza nkagenda njya kurepeta amasaha nshakiye nkajya muri studio mbese nkumva ndashaka kuzisanzura urumva byari ibintu bindimita kubaka urugo kandi wenda wari uri mu mugisha wanjye nibuka ko inshuro nyinshi najyaga gusenga Imana ikambwira ati umugisha wawe uri mu rugo rwawe uzubaka urugo abantu zambwira ati muri abasazi njyewe ntabwo nshobora kubaka mbese ukabapinga numvaga ndi muto ntashaka kubaka ikintu nshaka kubanza kurya ubuzima ndashaka kuzubaka rwose maze gukura kuko mu mutwanjye habagamo ikintu ngo umugabo nashaka ibintu byo kunganira nzigendera uzamuta niyo mpamvu nashaka kubaka urugo mfite amafaranga naramuka naniye nzagenda ngende kuba njyenyine niba ari abana mbarere njyenyine mbese urumva mu mutwe wanjye hari ahantu habi hangijwe n'ubwo buzima nari nakuriyemo rero umuntu abana n'igikomere bishobora gutuma afata ama decision
amwe namwe mabi adakwiye. Yesu uretse Imana yonyine yambwiraga ati emera kubaka nibwo nzaguha umugisha nibwo n'impano yawe Imana yarabimbwiraga cyane nibwo impano yawe izaguka niba mukawubatse urugo nibwo uzakora umurimo wanjye nkuko mbyifuza nzaguhuza n'umuntu uzaguhoza amarira ufite ikabimbwira cyane bigeze aho nyine nanjye mbona ko ntandi mahitamo nemera kubaka maze kubaka pe niho nyine nabonye ko ibyo nifuzaga nyine byo kuba free nabaye free ahubwo birenze uko nari kuba free nibana. Yes. Jessica, hari condition wigeze kugeramo ukumva wifuje kuba ufite mama wawe? Nyinshi. Watubwiramo nk'imwe cyangwa ebyiri? Urumva hari ka umwana w'umukobwa agenda ageramo nkuko wavuze ngo umusore ukabona ariko kwereka ibintu runaka byageze zamurije. Yes. Ukabona umusore ari wenda yakuguriye nka gift yambagaho cyane bampa nka gift nkayibasubiza ukayibasubiza yego Yes. yangurira nkisa nkabona nzari ntare mwumva sinshaka no kwire akayifungura amari kufuse ubwiye saha wayinzaniye hariya nakubwiye ko nshaka rero urumva nashakaga nk'umubyeyi byibura najye naho siko runaka n'isaha mbigenze gute nkumva ndamubuze nkajya kuvuga ku bundi ubu simba ndi kwibeshya ibintu mba ndi gukora ubundi nibyo mwicara nkarira nkavuga yongira mama ubu mba mubajije uko nari kubigenza ibintu nk'ibyo nyine byabagaho cyane. Ese umuntu wakweretse urukundo wa mbere ninde? Umuntu wakita ko yakwibagije ibyahise? Uwanyeretse urukundo bwa mbere cyane nkiyumvamo ko hari umuntu ntekereza ni uwo grand frère mukuru yanyeretse urukundo yakundaga kumumagara Sheri akambwira ni wowe Sheri wanjye mukuru nyina agakunda kumbwira amagambo nkayo ndavuga ibyo byose hariho umuntu ntekereza nubwo wenda atari ku rwego nabyifuzagaho cyangwa se wenda nabitekerezagaho ariko naravugaga uko byagenda kose ahari umuntu ntekereza. Ni nawe wagufashije gukira icyo gikomeye cyane. Nashaka kukubaza ni iki cyakugoye ukinjira ukijya mu gushaka nyine ukinjira mu buzima bushya bwo gushaka urugo? Ni iki cyakugoye? Uratubwira icyakugoye utubwiye n'icyagushimishije. Urumva nubatse mfite imitekerereze yindi nubatse ntafite kwisanzura ngo mbwire umugabo buri kimwe noneho njye narezwe na nyogokuru abakecuru bafite ukuntu bafataga abagabo ukuntu uzi nyine kubaka ko ari stress sibyo cyangwa ibintu by'umutwaro ariko ngeze mu rugo nshaka kuba ari byo nshyira mu bikorwa rero ibyo bintu byaransharinze cyane kubona nzinduka ntinatera ipasi nkabona umugabo wese ibyo ashaka akambwira ati nimba ubyutse ugiye ngewe ndi busigare hano nkaba ndi bugende nyuma yawe kubera icyo ushaka gusiga uhanaguye inkweto uteye ipasi kandi nanjye ndi umuntu mukuru. Yego. Bikanshanga ni gute umugabo adashaka kumwitaho. Yes. Icyo kintu cyaransharinze ibintu byinshi nashakaga gukora nkabona we ntabwo arimo byakira nk'ukuntu ugenda bitekerezaga byaransharinze. Rero ikintu cyashimishije no kubona umuntu nisanzuraho mu buryo bwose umuntu utambangamira mu bintu byose umuntu unshyigikira mu bintu byose ufite umuntu nkavaringa aho asanze bamvuga nabi umuntu wungama aho asanze bamvuga neza ufite kwibona mu wundi muntu biri mu bintu byanejeje mu rugo rwanjye. Nyuma yo gushinga urugo rugezemo ubonye umuntu ugukavaringa ni iki cyahindutse kuri wowe? Ni ibingibi uko nguko ubona turi kuvugana siko nari meze cyane pe cyane rwose narahindutse pe. Yego. Urirekura mbere ngo ntiwirekuraga cyane ushaka kumpamagara twavugana ukagira ngo sindi kukumva cyangwa se nkwitayeho kandi mu by'ukuri ngiye muri je ndi kubyumva ariko inyuma ntago wapfaga kubibona. Nakundaga guhisha amarangamutima yanjye kubera ko nakuze ntawe mfite nyereka n'uwo nyeretse ntayabone nk'uko nshaka kubimwereka bituma rero nifata ndavana ubundi kubyerekana ntacyo bimaze. Ibyo bintu rero iyo bikubaye n'igihe kirekire
birangira warabaye uwo nguwo nyine. ugeze mu rugo, urugo rubaye bwiza, urabyaye, nk'iyo uri kubona abana bawe hariya uba wiyumva ute? Ndavuga ngo Yesu arashoboye. Ni ukuri pe. Ariko ngo ufite ngo n'umwana w'umukobwa nawe w'umuririmbyi. Yego, ndamufite yitwa Isheja Nkundana Ella, ugiye kuri YouTube umusangaho. Ni umuririmbyi, umwana mukuru. Rero narabitekerezaga kuzagira umwana w'umuririmbyi, ko narebaga igihe impano yanjye igiriye hanze nkabona sicyo. Iyo ngira umuntu uza kuyirera mba ndi ku rundi rwego. Noneho mpita nifuza ngo ntwiti uwo mwana wanjye wa mbere nakunda kuvuga Mana mbabarira umwana ufite impano nk'iyanjye, noneho nzayirere akora ibyo ntakoze mu gihe nyine azaba akiri mutoya. Yavutse arizo nzozi, nkagira amatsiko yo kureba nimba koko ibyo bintu bimurimo, nkagerageza kubishakisha. Mbona ni umwana ukunda umuziki cyane ku buryo twajyaga gusenga afite nk'imyaka 2 cyangwa umwaka n'igice, akicara ku ntebe tugakora praise and worship ikarinda irangira kiri gutya. Ubona afite amatsiko yo gukurikira ibintu turi gukora. Yakuze ari umuntu ukunda umuziki, ku myaka 3 muhimbira indirimbo, nyimwumvishije numva arayifashe, ajya muri studio mbona araririmbye. Nibyo bintu bimunezeza mu buzima. Mbega byiza. Yesu rero iyo mbirebye ndavuga ngo Yesu arashoboye. Tugana ku musozo, watubwira nyine ni irihe somo wakuyemo? Ni somo wakuyemo, ni utubwire n'ijambo muri Bibiliya rigufasha nk'igihe uri muri kondisiyo zitari nziza. Isomo ry'ubuzima, wenda mu buzima, ubwo buzima bwose naciyemo, nkunda kubwira umuntu wese ngo yihangane. Yego. Ni ukuvuga ngo nta umugani wa Theo yaravuze ngo nshingiye ku byo nabonye ndi umugabo wo guhamya ko nta kure cyane habaho Imana itakora umuntu, kandi nta kure cyane habaho Imana itageza umuntu cyane. Ni ukuvuga ngo ni iryo somo ry'ubuzima, aho naba ndi hose mba mbona nta hantu heza habaho ntagera. Kandi aho naba ndi habi hose ntago bishoboka ko ntahava. Situation yose birashoboka ko Imana yayikuramo, yayigukuramo. Yego. Warumbajije ngo isomo wakuyemo mu buzima bwawe? Ni iryo somo nakuyemo mu buzima busanzwe, kuko nta hantu kure cyane habaho Imana itankura, kandi nta kure cyane habaho Imana itangeza. Ijambo ryo muri Bibiliya rigufasha? Yes, nako nari nibagiwe. Riravuga ngo erega nzibyo nibwira nzakugirira ni amahoro si bibi, kugira ngo nkuremo umutima w'ibyo uzabona hanyuma. Mpora ntekereza ko Imana ifite imigambi myiza ku buzima. Ndumva mise nceshura umeze. Nukuri pe. Gerageza ugire nk'isomo usigira abantu bari hanze aha bafite ibibazo, bumva ko Imana yabibagiwe. Ni nk'iki wababwira? Kuko hanze hari abantu babaswe n'ibigeragezo n'ibibazo. Gira ikintu babwira ubareme umutima. Ni ukuvuga ngo situation yose urimo ikomeye, yaba ariyo nk'iyo nari ndimo cyangwa iyindi, Imana ifite imbaraga zo kuhagukura. Yego. Ni ukuvuga ngo nubwo wowe ubona bigoye, nubwo ubona bikomeye utabasha kuhava, ariko biroroshye cyane ko mu gihe cyashyizweho wahava. Hari indirimbo naririmbye ndavuga ngo hari igihe bisa nkaho Imana yaretse abayo, icyo gihe ukarira warangiza ukiheba, ariko nsoza mvuga ngo ese ujya wibuka ko nta kinanira Imana mu gihe cyashyizweho? Muri iyo situation urimo utekereze, ese hari cyananira Imana mu gihe cyashyizweho? Ni ukuri nta kintu cyananira Imana. Igihe Imana yateguye nikigera, iyo situation urimo izarangira. Uko byagenda kose bizaba byiza birenze uko wabitekerezaga. We wizera Imana kandi uhora ushima Imana, uhora uhimbaza Imana, ubeho mu buzima bwo kwizera. Nta kintu na kimwe Imana itabasha gukuraho. Ntacyo. Reka twihanganisha abantu bafite ibigeragezo, abantu bagize ibyago, mwihangane. Abari mu kigeragezo, igihe nikigera Imana izakigukuramo. Ashobora kuba ari ishuri uri gucamo, ariko nyuma yaho Imana ikazagoza amarira. Ngiye wabagezagaho ikiganiro rero yari Rosette Roxy.
twishimiye cyane kugutumira kuri kamera. Murakoze cyane. Twishimye cyane kubw'umwanya wawe waduhaye, ntabwo biba byoroshye, ariko ndagira ngo mbere y'uko dusoza urangira abantu ahantu ukorera mu mujyi bazaguteza imbere. Yes, ni ukuvuga ngo ndi umucuruzi w'inkweto zino twambara twese z'abagabo cyangwa n'abakobwa n'abasore, zino twese twambara. Yego. Nkorera downtown F54. Wow. Yes. Hanyuma ibihangano byanjye byo wabisanga nawe ubwo kuri YouTube channel yanjye Jessica Mucyowera. Hariho indirimbo zanjye zose, indirimbo za Naela wanditsemo Isheja na Naela nazo uzisangamo z'umwana wanjye mukuru. Ugiye kuri Instagram ushaka kunyandikira ngo tuganire cyangwa se n'igitekerezo, nabwo Jessica Mucyowera wanyandikira rwose. Wow, urakoze cyane. Mwabyumvise rero, uyu mubyeyi afite indirimbo nziza cyane. Ngiye harizo numva rwose nkazana amarira nkagira ikiniga kubera harimo ubutumwa bwiza cyane. Rero muzamusange downtown, mumuteze imbere kandi mujye no kuri YouTube mumusapoting. Murakoze cyane. Ikiganiro nakagaruka kandi mukomeze mukore subscribe, like na share. Murakoze cyane.